ni Imana y'iki? Imana ni Imana y'isezerano. Tujye ku Imana ifashe tuvuge ku kantu gato gusa, ubudahemuka bw'Imana. Naratangaye mu minsi nari ndi hano mu minsi ishize, kwa kundi ubyuka kare bitotsi byashize ugatangira gutekereza ku Mana, ibyanditswe bikabira mu mutima, wibuka Imana uri musenga, iri jambo nibwo ryaje nongera kwibuka ko Imana ari Imana nziza. Ni Imana nziza, Imana irinda isezerano. Imana irinda iki? Turaza kwifashisha abantu babiri gusa, Dawidi ndetse na Aburahamu, uburyo Imana yababereye yo kwizerwa ikarinda isezerano. Aho natangariye Imana, icyatumye mvuga ko Imana ari nziza, ni uburyo irinda isezerano ikaririnda uwo barigiranye kandi adahari. Uwo barigiranye adahari. Murabizi neza mu makimbirane aba mu ngo zacu, mu makimbirane aba mu muryango, nuko usanga abantu bapfa ibyo bataruhiye ababyeyi babo basize, bakananirwa kuba bizerwa ngo babigabane mu buryo bwiza. Ugasanga bavuga ngo mukuru wacu yaraturiye, ngo data wacu yaraturiye, ngo kandi data yari yaramusigiye ibintu. Biratugora twebwe ko twaba bizerwa ngo turinde isezerano abo twarigiranye nabo badahari ngo babitwishyuze. Namwe murabizi neza biragoye. Ubu twapima ubudahemuka, hagize umuntu ugusigira imari akavuga ngo nimara gupfa iyi mari yanjye uzayikoreshe gutya, uyikoreshe ku bana banjye. None se aramutse apfuye ntahari nyine, burya mu by'ukuri ababigusigiye kubera ko agufitiye icyizere. Mu bwizerwa bwawe niho Imana navuga ngo wa muntu abashingiye agusigiye imari ye ngo uzayisigire, uzayikoreshe neza utunga abana be. Ariko biratugora twebwe. Ariko Imana ni Imana y'isezerano, ni Imana yo kwizera, irinda ijambo ryayo, ntawe itinya, ntawe igira ngo ushimwe, ikavuga ngo ngewe nzarinda ijambo ryanjye neza. Imana yasezeranye na Aburahamu, iramubwira ngo nzaguha iki gihugu. Ni inkuru dusoma uhere ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 4. Isezeranye Aburahamu ati nzaguha igihugu, nzaguha umugisha, imusezeranye imigisha 7. Hanyuma nanone irongera iragaruka mu bice 22 umurongo wa 18, iramubwira ngo Aburahamu nzaguha umugisha, ngo n'ikimenyimenyi mu rubyaro rwawe. Yavugaga umuntu umwe, niko Bibiliya ivuga, ngo mu rubyaro nk'uvuga umuntu umwe. Mu Cyongereza bavuga a seed, imbuto izakomoka mu rubyaro rwawe, ngo ni amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Urabyumva neza? Amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri iyo mbuto yawe, ku buryo izina ryawe rizahora rivugwa. Aburahamu arapfa. Yego, amaze gupfa Abiseri asiga umwana witwa Isaka. Iravuga ati muri we niho nzakomeza isezerano. Isaka nawe arakura. Imana iragaruka mu bice 26 igirana isezerano na Isaka nk'uko yarigiranye na Aburahamu. Iramubwira ngo nk'uko nasezeranije so Aburahamu, nagira nkubwire ko nawe nzaguha iki gihugu, nkagiha urubyaro rwawe. Ntabwo ntinze ngo ndebe ukuntu byagiye bigenda, ntabwo ari seminaire ngo urebe iryo sezerano uburyo ryagiye rigeragezwa na Satani, ariko Imana ikanga ikarikomeza. Icyambere Imana ihamagaye Aburahamu, Satani yakoze ku rubyaro rwe ngo azabura bamukomokaho, rya sezerano ntirizasohore. Imana imuha urubyaro rw'igitangaza. Bigeze kuri Isaka nanone nawe atinda kubyara, Imana imuha abana mu buryo bw'igitangaza. Bigeze kuri Yakobo abyara 12. Bigeze aho rero Imana iravuga ati Yakobo ngo we imugezeho ikomeresha rya sezerano indahiro. Iravuga ngo ndirahiye, ni Uwiteka avuga, nzaguha iki gihugu ngihe n'urubyaro rwawe, kandi iki gihugu kizaba icyawe, nzakugira ishyanga. Amen, amen. Yakobo arapfa, Abiseri bakomeza kubaho nk'abandi bantu. Igihe kigeze inzara iratera, iyo nkuru ni inkuru muzi. Bajya mu Egiputa. Bageze mu Egiputa baturayo kuko bari barahunze inzara. Hanyuma inzara ishize, ngo umwami wari uzi Yosefu, namwe murabizi iyo nkuru sinshaka gutinda, arapfa. Ngo hima undi mwami utaruzi Yosefu. Ngo abonye Abiseri uburyo bororoka, Satani amuha inspiration. Satani amuhereza ihishurirwa, aramubwira ati aba bantu bagira baretwa kandi ubabuze kororoka. Icyo Satani yashakaga ntabwo ari bo, ni rya sezerano Imana yahaye Aburahamu, ryamubwiraga ngo muri wowe niho urubyaro ruzakomoka, maze muri urwo rubyaro amahanga yose yo mu isi agahabwa iki? Agahabwa umugisha. Niyo mpamvu yazanye igitekerezo kibi ngo abana b'abahungu bajye bicwa. Nta kindi Satani yahigaga Yesu, ngo isezerano rye kuzasohora. Nuko Imana mu buryo bw'igitangaza, murabizi ukuntu Mose yavutse, Abiseri barababara, babakoreshaga uburetwa bubabaje. Bavandimwe, ntabwo uburetwa ubundi twe tubuzi, biragoye gusobanura uburetwa kuko twavutse ku ngoma nziza, nta buretwa buriho.
kuba umukozi si ukuba umuretwa. Umuretwa n'ibindi bintu, nturuhuka ntushimwa n'ibindi. Ngo barababara, bamaze kubabara ngo bibuka uburyo basekuruza babo bajyaga babwira ko hariho Imana, ngo iyo Mana yitwa Imana y'abasekuruza, ngo bayitakira gusa, baraniha barababara. Ngo maze umuriho wabo urazamuka ugera ku Mana. Bavandimwe nagira ngo mbibutse, Imana irumva. Uranyumva neza? Imana irumva. Uretse n'Abisirayeli batatse bafitanye isezerano, n'andi mahanga yajyaga ataka akababara, Imana ikayakiza, kuko Imana ni y'abantu bose. Imana rero yarabumvise, ariko ibumvise ntiyabumva gutyo gusa. Ibaze, Mana turababaye, uyu muniho turababaye, batakishwa n'uburetwa, aho kugira ngo Imana yumve uburetwa ngo yibuke isezerano. Turi kujyana? Aho kugira ngo Imana yumve umubabaro yibuka isezerano. Isezerano rimeze gute? Ngo yagiranye na Aburahamu, yagiranye na Isaka. Ntabwo bakiriho ngo bayiseke, ntabwo bakiriho ngo bayibaze ngo ibyo dukoze ni ibiki, ntabwo bakiriho. Ahubwo yo irinda ijambo ryayo neza kugira ngo irisohoze. Iririnda kuko ari Imana yo kwizigirwa, iririnda kuko ari Imana nyine ivuga bikaba, iraririnda kuko nta wundi yategereza uko bisohora. Ngo iravuga ngo manuwe no kubakiza kuko nibutse isezerano nagiranye n'abasekuruza babo. Amen, amen, amen. Twasomye inkuru, ntabwo nyisubiramo, mu Kuva 32. Baraza bagera mu butayu, murabizi ukuri bambukije inyanja itukura, murabizi uburyo yabahaye manu, murabizi uburyo yababujije bihanangiriza gukurikiza amategeko. Ibyo twarabivuze. Bageze ahantu Satani ngo abakora nk'ibyo. Ubundi Imana yabwiye Abisirayeli ngo impamvu ari amahanga nyirukana imbere yayo, ngo nkayirukana mu gihugu mbajyanyemo, ngo nuko yo asenga ibigirwamana. Uranyumva neza? Ngo bakaraguza ibicu maze bagashika. Gushika nicyo bita guhamagara imyuka y'abapfuye. Ngo ibyo nibyo bitumye mbirukana, mwebwe nkaba ngiye kubateramo. Mu yandi magambo, ntacyo mubarusha, icyo mubarusha nuko ngewe ndi Imana yanyu. Yego, kuko muri ndi Imana yanyu mukaba twaragiranye isezerano namwe, nicyo gituma murusha andi mahanga agaciro. Mu Gutegeka kwa 2:7 Imana iravuga ati mwebwe muri ubwoko butagonda ijosi. Daye ni mwebwe abantu mudashobotse nyuma y'ayandi mahanga. Atari ko igitangaza narabatoranije nyine. Kubera iki? Nagiranye isezerano na Isaka. Amen. Imana irabajyana, bagezaho ngo umwuka mubi yongera gutera Abisirayeli, batangira gukora ikigirwamana, ngo barapfukama baragisenga. Bavandimwe, nagira ngo mbibutse kuramya ibigirwamana. Ubundi Bibiliya ntibyita icyaha, ibyita ikizira, abomination. Ntabwo ari icyaha gisanzwe. Kuramya ibigirwamana ni ikizira. Ngo Imana irababara ibwira Mose ngo manuka vuba ugende usange bwa bwoko bwawe. Ntiyabikibwita ubwoko bwayo, iravuga ngo bwa bwoko bwawe. Kubera iki? Baramije ibigirwamana, basenze ibigirwamana. Kandi nyemerere uyu munsi nagize umugambi. Uranyumva neza? Ndashaka kubarimbura bose, ndabarimbura bose, maze wowe ngusigaze nzongere ngukore mu bwoko. Mose yarazi Imana. Njye nibuka Zaburi 103 iravuga ngo Imana yeretse Abisirayeli imirimo yayo, ngo ariko Mose yarazi inzira zayo, yarazi Imana uko iteye. Ngo arangije arayegerega ati ibyo ni ibiki? Ubwo urakajwe n'iki kwe? Urarakaye ku buryo ufashe umwanzuro? Uragira ngo Abanyegiputa bazaguseke? Bazavuga ngo wananiwe inzara, unanirwa ubutayu, ntawe uzakubaha, bazaguseka. Ugiye gufata miliyoni zirenga 3 zose uzirambura? Urarakaye nk'abantu, ibuze kurakara. Umva rero aho Mose yifatiye, aravuga ngo rega wivuga njyewe, ibuka isezerano wagiranye na sogokuruza Aburahamu, ibuka isezerano wagiranye na Isaka, ibuka isezerano wagiranye na Yakobo. Niwamubwiye kuzahindura ubwoko ukoresheje nge? Oya, wavuze ko abana b'Abisirayeli uzabarinda. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka arangije aravuga ati komeza ubajyana. Haleluya. Gahunda birarangiye, santasi birarangiye, kubera ko ari Imana y'iki? Y'isezerano. Haleluya, haleluya. Birakomeza bigeze kwa Aburahamu, habyara Isaka, wa muryango ntiwarimbuka, igihugu kibaho. Hanyuma umuntu witwa Dawidi aravuka. Dawidi uyu nguyu yari umugabo mwiza w'Imana, ngo akora ku mutima w'Imana. Singiye gukomeza iby'amateka. Hanyuma Dawidi amaze kuba umwami, ngo yubaka inzu y'ubwami, ngo yubakisha imyerezi myiza, ngo mu biti bavanagaho bita gitiro,
agira inzu nziza cyane, ngo ariko inzu ye ayubaka hanyuma ihema ry'ibonaniro rya rindi Mose yakoze mu butayu ngo ryari rituranye n'umwami. ngo uko yabyukaga atashye agiye, ndavuga avuye mu nzu ye, ngo yarebaga bless you uko yabyukaga agiye akanyura kuri rya hema, none ngo abwira Imana ati ndarambiwe vraiment, ngewe mba mu nzu y'imyerezi. Muri iki gihe twavuga ngo ikise mba mu nzu ya beto, mba mu nzu yubakishijwe ibikoresho biva mu Bushinwa, amakaro yanjye n'imbaho, simbizi niba ariko mbivuze neza, ngewe ndarenze. Urabona hano twarabatse ibintu byiza, inzugi ziwanjye ni muvura, mumbwira n'ibindi byiza yewe fisi fasha, harya ibindi nibihe, ibirahuri by'iwacu ni sawa. Hanyuma Imana yo iba mu ihema, ngo biramubabaza. Mwibuke Zaburi yaravuze ngo amaso yanjye sinzemera ko ibihene byanjye bibona gusinzira, ngo nanjye ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Ngo akajya abwira ngo Mana, nubwo ndi kuburiri sinzasinzira, ngewe ndyamye mu bidarafu, wowe uri mu ihema. Ati ndifuza kukubakira inzu y'ikitabashwa, ndifuza kukubakira inzu idasanzwe. Nkunda amagambo rero Imana atumye umuhanuzi Natani, aramubwira ngo genda umbwirire Dawidi ngo kuva nabaho, ngo kuva nava mu gihugu cya Egiputa mbavanayo, ati ngewe niberaga mu ihema. Umva Imana yewe, ngo kandi ngo ntacyo byari bintwaye, ngo ninjye nabibwiye Mose, nta wundi wigeze ugira agatekerezo ngo abangamirwe nuko mba mu ihema. Ngo ubwo rero wowe ubitekereje Dawidi, ngo ukaba wifuza kumbonera icyubahiro, nanjye ndakurahira ndi Uwiteka, nanjye nzaguha inkoni y'ubwami, kandi ubwami bwawe buzahoraho, ubwami bwawe buzaba ubw'iteka, ubwami bwawe buzaba ubw'imbabazi, ubwami bwawe buzaba ubwami buhoraho. Ati ndetse icya kabiri wabyumvise, ariko ibyo ni iby'Imana ivuze ku bwami, atari ku kindi. Nawe abazagukomokaho nta n'umwe uzabura ku ngoma, nta n'umwe uzabura ku ngoma. Ati nibancumuraho nzabakubita nk'uko umubyeyi ahana abana, atari ko sinzabakuraho, ngusezeranije imbabazi zihoraho iteka. Amen. Ati ibyo tubisoma he? Tubisoma mu gitabo cya Samweli cya kabiri umurongo ibice 7 umurongo wa 15, usoma inkuru yose. Haleluya. Dawidi arapfa, Biblia tubwira ngo asanga basekuruza arasinzira, umuhungu aramusimbura witwa Salomo. Amaze kumusimbura akora amakosa, ngo Imana imwiyereka inshuro ebyiri zose, ariko mu myaka y'ubukure akora amakosa. Ngo ahamagara arongora abagore b'abanyamahanga kazi. Uwa mbere yarongoye n'umunyegiputa kazi, arangije arongora Uwitiro, yarongoye abanyamahanga. Namwe nimwibaza abagore 1000, namwe nimwibaze namwe abagore 1000. Uziko aramutse abaye umukristo akarara n'umugore umwe nibura buri munsi, yaba ari imyaka 3 ataragaruka ku wa mbere. Ubwo abaye umukristo akabataho equitablement, nta wabereye, nta nkundwa kazi, yajya ataka umugore umwe nibura bigafata imyaka 3 ataragaruka kuri wa wundi wa mbere. Abagore yazanye rero ngo batera umutima we kuzinuka Uwiteka, ngo kuko buri mugore, abo twari kumwe kwa kane murabyibuka ko twabiganiriye, ngo buri mugore yazanaga ikikirwamana cye, ngo mbere yuko agira ikindi amuha akamubwira ngo banzu nyubakira urusengero rw'Imana yanjye. Ngo Salomo aragenda arapfa. Inkuru twasomye rero mu bami ba mbere bice 11, ngo Imana iragaruka kwereka umurongo wa 9, iravuga ngo wowe wavuye mu isezerano nagiranye na sokuruza na so Dawidi, warambabaje, ataragira ngo ubwire ngo ubwami bwawe ntibuzongera kubaho, ngo ariko sinzemera ko burangira. Impamvu ni yindi, nuko narahiye umugaragu wanjye Dawidi yuko nzarinda isezerano nagiranye nawe. Kubwawe wakagombye gupfa, kubwawe ibyo ukoze byakankuye mu maso yanjye ubwami bw'Abayuda, ariko hari umuntu wangoze ku mutima muha isezerano, none iryo sezerano nzaririnda. Imana yacu n'indahemuka, Imana yacu niki? Haleluya, haleluya, haleluya. Narabivuze mbisubiramo. Ubundi bavandimwe, iyo tuvuze urukundo nta muntu n'umwe ku isi binanira gukunda umuntu ukunditse. Turabyemeranya? Umuntu wanga umunyangeso nziza ni Satani, si umuntu. Murabizi neza, twese dukunda abanyangeso nziza, twese dukunda abantu bagira ubuntu, twese dukunda abantu batanga, twese dukunda abantu beza. Ngo ubwo rero nkoze icyaha, abantu beza babaho, murabizi, baba bafite uburanga pe, uburebe ukabona rwose afite igikundiro gitemba niyo ataba yavuze. Abo bantu twese turabakunda, yego. Ariko urukundo rw'Imana rwitwa urukundo kuko yikunda abadakunditse, kuko yikunda abadashobotse, kuko yikunda abatagira impamvu imwe yo gukunda.
Imana yitwa Imana y'isezerano atari uko yubashye isezerano kuko abantu ari beza, nta n'umwe utakubahiriza umuntu mwiza, ariko yo yitwa Imana nziza y'isezerano kuko izi kuririnda no mu gihe twebwe twabaye babi.